Urakaza neza mu isi y'abakundana bafitanye isano. Je wumva ni Alex Live Varane, naho ngaha ni kuri Intsinzi Motivation. Hari igihe abantu bakundana batabanje kumenyana ndetse bamenye ukuri kwabo, bagatekereza ko byose ari byiza, urukundo rugatera imbere, imishinga yo kugategurwa, ariko mu mutima w'inkuru hakaba hari ibanga rinini rishobora guhindura byose. Iyi ni inkuru yitwa Dufitanye Isano, irimo abantu bane: Chris, Samuela, Dani na Ani. Ni inkuru y'urukundo, ishyari n'imibanire yihishe n'ukuri kugaragara ubukwe bwegereje. Chris na Samuela bari bakundanye cyane. Dani na Ani nabo bari bafite urukundo rukomeye. Bombi babonaga ko babonye abantu babereye ubuzima bwabo. Ibyishimo byari byinshi, inzozi z'ubukwe zatangiye kuvugwa, imiryango yatangiye kumenyana, gahunda zo kuzabana zatangiye gutegurwa. Byasaga nkaho urukundo ruri mu nzira nziza, ariko hari ikintu kitazwi nabo bose. Hari isano ryihishe hagati yabo. Mu muryango wabo hari amateka atigeze avugwa neza. Chris na Dani bari bafitanye isano yihishe mu miryango yabo, ariko ntibari barabimenye. Samuela na Ani nabo ntibari bazi ko hari aho bahuriye mu muryango. Ibi byatumaga bakundana batekanye, batekereza ko byose bisanzwe, bategura ubukwe nta nkomyi, ariko ukuri kwabo kwegereje kugaragaye. Igihe cyashize urukundo rwabo rwarakuze cyane. Chris na Samuela batangira gutekereza ko ubukwe aho buzabera, imyenda y'ubukwe, nuko bazubaka urugo. Dani na Ani nabo bari mu rugendo rumwe rw'ibyishimo, imiryango yatangiye kubyemera, ibintu byose bisa nk'ibiri mu nzira ndetse no mu murongo umwe mwiza w'urukundo. Ariko umutima w'abantu bakuru bo mu muryango hari impungenge zitavugwaga. Hari ibintu byatangiye kugaragara. Abantu bakuru banga gusobanura amateka neza. Amagambo y'isano atangira kuvugwa buhoro. Hari amabanga y'umuryango atangira kwiyerekana. Chris atangira kwibaza ati, kuki ababyeyi bacu basa nk'abahisha ikintu? Dani we atangira kumva ko hari ikintu kidasanzwe kiri mu muryango, ariko nta muntu wari witeguye kuvuga ukuri. Ubukwe bwari bwegereje, ibyo byose byarateguwe, invitation zaratanzwe, imyenda yaraguzwe, imiryango yari yishimye. Ariko umunsi umwe hari ikintu gikomeye cyabaye. Umwe mu bakuru b'umuryango yicara bose hamwe, arababwira ati, mbere y'uko mubana hari ikintu cy'ukuri mugomba kumenya. Icyo gihe umutima wa buri wese watangiye guhagarara ndetse no guhungabana. Havugwa ukuri gutangaje. Chris na Dani bafitanye isano y'amaraso itaziguye mu muryango. Samuela na Ani nabo bahuriye ku muryango umwe batabizi. Bivuze ko abantu bari bakundana batari basanzwe nk'uko babitekerezaga. Icyo gihe ibyishimo byarahindutse, agahinda, inzozi z'ubukwe zirahungabana. Abantu batangira kurira no gutekereza cyane. Nyuma y'ukuri kugaragaye, buri wese yatangiye kwibaza. Chris aribaza ati, ese ndakomeza urukundo narinzi cyangwa nkemera ukuri? Samuela nawe ati, urukundo rwanjye ruri hehe imbere y'ukuri nk'umuryango? Dani na Ani nabo bagerageza gusobanukirwa. Ibintu byose byahindutse mu kanya gato. Hari amarangamutima menshi: urukundo, ubwoba, agahinda no kudashobora guhitamo byoroshe. Nyuma y'ibitekerezo byinshi basobanukirwa ikintu gikomeye: ukuri k'umuryango kuruta ibyiyumviro by'akanya gato. Urukundo rutagendera kuri rushobora kugerageza ndetse no kugera ku bibazo bikomeye. Kumenya inkomoko yawe ni ingenzi mbere yo gufata icyemezo cy'ubuzima, nubwo byababaje. Iyi nkuru yabaye isomo rikomeye ku kuri kose. Ukuri ni ingenzi mbere y'urukundo. Ntugomba gufata icyemezo utazi inkomoko yawe n'umuryango wawe. Urukundo rushobora guhura n'imbogamizi zitunguranye, nubwo ruba rwiza. Si buri gihe ruba rwemererwa n'ukuri k'ubuzima.
umuryango ufite uruhare rukomeye mu rukundo, amabanga yawo ashobora guhindura byose. Ukuri nubwo kubabaza, kurinda ejo hazaza, ni byiza kurukunda ukamenya ukuri kurushaho. Iyi nkuru dufitanye isano ni inkuru itwereka ko urukundo rushobora kuba rwiza, ariko ukuri k'umuryango ari ingenzi cyane. Ni isomo rikomeye rivuga ko imbere yo gukunda no gufata icyemezo, ukuri kugomba kubanza kumenyekana. Ndabashimiye mwese mubanye nacu muri iki kiganiro ndetse no muri iyi nkuru y'urukundo yitwa Dufitanye Isano, itwereka ko mbere yo gukunda umanza ugafata icyemezo, ugatohoza ndetse ukiga ugakora ikigo gihambaye ko mugomba gukunda icyo mugomba kuzabana. Je wumva yari Alexis Ivan Varane, n'ahandi kuri Intsinzi Motivation.